guca bugufi yawe yo kongera kwibuka wa muntu ukimukunda ukimurambagiza mbere byo wamusezeranyaga ibyo yagusezeranyaga murebe ukuntu mwakosora ibintu. Ndi mu ruhande rw'abantu bagarura abantu ku ngo ziri mu bibazo, ku ngo kubifuza gushaka bafite impungenge kubera ibyo babona ko Imana ntiyemera divorce kandi Imana ntidufata ku ngufu ngo tugerekeho imitwaro. Oya, ahubwo iyo twemeye kubana n'Imana idushoboza kwihanganira byose mu rugendo rwacu, kuko ntabwo ari urushako rubamo ibibazo gusa, no mu kazi habamo stress zako, n'uwiga yiga avunika, ikintu cyose muri ubu buzima gisaba igitambo. Hari abantu bashaka ibintu biborohera gusa bikaba biboroheye, byagera ku babyeyi basinshaka ibise bazantere bazamba, nuvuga ngo abantu bari muri mu kirere cy'uko ibintu bashaka kubigeraho biboroheye. Sinzi niba ubibona, amafaranga abantu bashaka gukira biboroheye badakoresheje systeme yo kubiba no gusarura, bashaka ibintu byiruka, ibintu byose byorohe. Uwo mwuka rero ni umwuka mubi usenya ibintu cyane. Twongeye kubasuhuza mwese bakunze ibiganiro by'inkingi y'umuryango channel. Dukomeje kwizera ko mwese muri amahoro, turashima Imana ikomeje kubari. Twongeye kubasuhuza mwese bakunze ibiganiro by'inkingi y'umuryango channel. Dukomeje kwizera ko mwese muri amahoro, turashima Imana ikomeje kubarinda. Turashima mwese mudukurikira, abari mu Rwanda, bari hirya y'u Rwanda, mwese Imana y'amahoro ikomeze ibane na buri umwe ahaherereye, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Nkuko mubizi rero buri munsi mba nabazaniye umutumirwa ndetse dufite n'insanganyamatsiko turi buvugeho. Ndagira ngo nakire umutumirwa wacu uyu munsi, nubwo mumenyereye cyane ariko ndagira ngo abanze asuhuze abadukurikiye, anabibwira byashoboka ko ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane Elize, urakoze kutwakira muri uyu mwanya. Reka dusuhuze abadukurikiye bose, turabashuhuje, tubahaye kandi kaze muri uyu mwanya tugiye kuganiramo. Ngiye mubona kuri kamera, kuri ku mashusho ni Mugwaneza Alex. Bamwe ntago ari ubwa mbere mumbonye, sanzwe njya nitabira ibiganiro bishyigikira umuryango kuko nkunda umuryango, nanjye ndubatse, mfite umudamu, mfite abana, rero nejejwe no kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Elize, murakoze kutwakira. Urakoze cyane Alex, Imana ibahe umugisha kandi dukomeje kubashimira rwose uburyo mudahwema kwitabira ubutumire bwacu. Ndizera ko muri aho na wa mudamu mwiza cyane n'abana beza cyane bameze neza rwose, bameze neza, barashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Alex, rero nkuko mubizi buri munsi iyo twabatumiye tuba dufite insanganyamatsiko toranije bitewe n'ibibazo tuba tugenda tureba, uko uhuye n'umuntu akakuganiriza n'ibindi umuntu areba ku mateleviziyo, mu matorero, muki. Uyu munsi turaza kuvuga ku kintu cyitwa divorce. Divorce. Turaza kuvuga ku kintu cyitwa divorce. Turifuza yuko tuyicukumbura cyane. Tutarinjira cyane mu kiganiro nyamukuru, tubanze twemeranye yuko divorce atari ikintu gituruka ku Mana. Ego, ariko kandi biratangaje kuba n'abakristo n'abakozi b'Imana uyu munsi batandukana, ari nabyo bintu biri gucanga abantu cyane. None Alex, ndagira ngo wenda duse nk'abatangira ikiganiro tutarambiye abadukurikiye. Se Alex, wowe wemera yuko umukristo, tuye kuvuga n'umukristo n'ubwo iki kiganiro ari icya gikristo, umukristo akwiye gutandukana hanyuma ejo agashaka undi? Urabyemera? Ntabwo mbyemera. Icyo gisubizo. Kandi hari abakozi b'Imana bazwi bakomeye, tubona batandukanye bagashaka kandi Imana igakomeza ikabakoresha mu mbaraga n'amavuta. Uvuzemo ibintu bitandukanye. Cyambere kuba ari umukozi w'Imana agatandukana kandi akongera agashaka, ibyo yabikora, ariko ntibivuze ko ari Imana yamubwiye kubikora, ntibivuze ko Imana ibimushyigikiyemo, ntibivuze ko Imana ibyishimiye. Reka nkoreshe wenda iyo mvugo.
hanyuma kuba akomeza gukoreshwa n'Imana kandi yaratandukanye aho wambwira ati se umuntu wabeshye akongera agakorera Imana gute Imana yongera kumukoresha kandi yari yabeshye? Ese umuntu wibye nyuma yo kwiba agakomeza agakorera Imana kuki Imana ikomeza kumukoresha yibye? Mbanze mbwira abantu ko gutandukana, gukora divorce ni ibintu Imana itemera, kandi iyo ukoze ikintu ijambo ry'Imana ritemera ni ukuvuga ngo ntago turi bugishyire kure n'ibindi byose, nabyo ni bimwe mu by'Imana itemera, ni kimwe muri byinshi Imana itemera. Reka nkoresha iyo mvugo, sibyo Elize? Gusa iby'Imana itemera byose iyo tubikoze ntago bigira ingaruka zimwe. Divorce rero ni ikintu gikomeye cyane. Gutandukana ni ikintu gikomeye mu muryango, usenye icyerekezo cy'ubuzima bwari bwarashyizweho. Ni ikintu kinababaje kandi ndabizi ko badukurikiye hari bamwe bari mu kaga k'urushako, bamaze gutandukana, barimo gutekereza se nakongera ngashaka. Ni byinshi Elize, wenda turaza kubiha umuyoboro tubone uko tugira inama duha abantu, ariko nkuko wabivuze Imana ntabwo ishyigikira gutandukana kw'abana b'Imana bari baramaze kubana. Imana ntibishyigikira. Ese nuko abana b'Imana gusa cyangwa no gutandukana k'umuryango? Gutandukana k'umuryango muri rusange Imana ntigushyigikira, kamvuge gutyo. Wenda turaza kubiha urufatiro mu ijambo ry'Imana. Navuze abana b'Imana kuko turi abana b'Imana. Waremwe wese akaremwa ari umugabo, undi akaremwa ari umugore. Imana ikamuha kuba igitsina gore, igitsina gabo, ikamuha amarangamutima no byiyumviro by'uko yabana n'undi. N'umwana w'Imana, Imana yaramuremye imushyira mu isi. Ndaza kubiha ubusobanuro ngende ku ijambo ry'Imana kandi biraza kugenda neza. Urakoze cyane Alexis. Muravuze ati turabiha ibisobanuro tugendeye ku ijambo ry'Imana. Reka duhere kuri iryo jambo muvuze. Bibiliya ivuga iki kuri gatanya? Icyo Bibiliya ivuga kuri gatanya, ese ubundi Bibiliya yemera divorce? Bibiliya ntabwo yemera divorce. Hari imirongo myinshi itandukanye muri Bibiliya abantu bashaka gukoresha, wenda bakayiha ubusobanuro butandukanye, hakabaho kutabyumva kimwe. Ariko Bibiliya, nituvuga Bibiliya turavuga Imana kuko ni igitabo kitubwira ubushake bw'Imana ku muntu. Imana ntiyemera gatanya. Mu ntangiriro za byose, mu ntangiriro za Bibiliya, mu itangiriro mu gice cya 2 uhereye kuri 21 ukamanuka, Imana yagize umugambi wo kurema umuryango. Hariho Adamu wenyine. Imana ibona ko nta kurema umuntu akabaho ari wenyine arigunze. Imuremera undi muntu ariko w'umugore ushobora guhura n'umugabo bakororoka. Imana yabikoze ku buryo budatana. Inavugaho ijambo, iravuga ngo nicyo gituma umuntu asiga se na nyina, asiga umuryango avukamo, akajya kubana n'umugore, ngo bakabana akaramata. Kuvuga ngo utakaje isano, ntuyitakaje, ariko iyo wari ufitanye n'umuryango ukubyara iri munsi iyo ugiye kugirana n'uwushatse. Kuko Bibiliya ngo ushatse mubana akaramata. Ushobora kuvuka mu muryango ukamaramo imyaka 21, nkuko wenda mu Rwanda twemera itegeko ritubwira ngo imyaka 21 umuntu aba kwije imyaka y'ubukure. Ariko iyindi myaka wenda 90 isigaye cyangwa se 100 ukayibaho ubana n'undi muntu mwiyemeje kubana akaramata. Ngira ngo Elize urumva ko iki kintu gikomeye. Imana yashyizeho uburyo bwo kubana k'umugabo n'umugore ariko akaramata. Ahantu Imana ibigarukaho handi babajije ikibazo Yesu, bamati mu mategeko ya Mose ko handitsemo ngo umuntu nasenda umugore azamuha urwandiko. Urumva izo ni quoting cyangwa se ni ibindi byanditswe abantu bagenda bazana bibashyigikira mu gushyigikira gatanya. Ariko hari icyo Yesu yavuze kuri gatanya icyo gihe. Yarababwiye ni habaho impamvu ibonetse ko umugabo atihanganiye kubana n'umugore, iyo ntabwo iturutse mu bushake bw'Imana, iturutse mu cyaha cy'umuntu.
ni intege nke z'umuntu n'icyaha cy'umuntu, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Imana ntiyemera agatanya. Ni ukuvuga ngo niba habonetse impamvu ituma abantu batanye, umugabo asenze umugore, Yesu aravuga ngo uwo mugore ntagende abe gutyo n'umugabo abe gutyo, kuko mu isi y'umwuka imbere y'Imana ba bantu ni umugabo n'umugore. Uriya wasenzwe, uriya watandukanye, najya gushaka azaba agiye mu busambanyi, azaba agiye n'ubundi afite umugabo ahandi. Uwo mugabo yaremewe kubana nawe akaramata, iryo ryari itegeko ntakuka. Kuvuga ngo niba rero hari impamvu ibonetse itumye ko bananiwe kubana bakaba batandukanye, si ubushake bw'Imana, ni icyaha cy'umuntu n'intege nke z'umuntu, reka mbyite gutyo. Ariko noneho nagenda agumaho ngaho kuko yananiwe kubaka. Urumva ni ikintu kigoye kwakira, ni ikintu kigoye kwakira. Umuntu amaze imyaka 20 abana n'undi 18, uyu munsi ngo bampanuriye ko utari umugore wanjye. Mufitanye abana, murubakanye, mugeze ku bikorwa bivuye. Urumva nuko nguko harimo ibintu byinshi bigenda bisenya ngo uyu munsi. Wenda mfashe kwako kagero gatoya, ariko hari n'abatumvikana kubera izindi mpamvu. Vuga ngo ndabona uyu mugore ashaje, nkeneye kwishakira inkumi nziza igezweho, mwashakanye mukennye, wenda ubutunzi bwaje murakize, uyu mwanya ushaje, urumva umwe atakiguhaye. Ari ibintu byinshi biri aha hanze. Gusa nzi neza ko gatanya nyinshi yarize ntabwo abantu bamenya imvo n'imvano yazo. Tubona bajya mu mategeko, tukabona byanze, tukabona barwanye, tukabona ibyo, ariko ukuri kwa nyako kwiriya gatanya kuba kuri hagati y'ababira benshi babaza ukuri. Yego hari Satani biri inyuma udashaka ko umuryango wubaka, ariko nanone barya babaza ukuri gutandukanye no kuvugwa hanze. Imana ntiyemera gatanya. Imana iri mu muntu, umugabo n'umugore, yavuze ko bagomba kubana akaramata. Yesu wamubajije avuga ati nubwo Mose yabahaye amategeko yo gusenda zari intege nke zanyu n'icyaha, ntabwo Imana mbere na mbere. Nawe yahise asubira ku cyanditswe cyo mu itangiriro, ubushake bw'Imana. Na Paul yabivuzeho avuga ko ugomba kubana n'umugore akaramata. Aravuga ngo umugabo ugomba gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero. Niba nta kintu cyatandukanye itorero na Kristo, nta kintu kigomba gutandukanya umugabo n'umugore. Ikindi navuga, Imana, uburyo dusabana n'Imana, tubana n'Imana, dukwiye kuba tubiboneramo uburyo umugabo n'umugore babana. Imana yaturemye mu ishusho yayo, yaduhumekeye mu mwuka wayo, nuvuga ngo dufatanye nayo. Niyo mpamvu igihe kigera umuntu akumva ashaka gusenga, nubwo yaba atazi yo kumva ashaka gusenga, hari umwuka uba muri we umubwira tukeneye gusabana n'Imana, dufatanye nayo. Nuko n'umugabo n'umugore, ko Bibiliya avuga ngo Imana yashinzirije umugabo imukuramo urubavu, umugabo we ngo akanakara kumara yanjye. Bariya abantu barafatanye. Ikintu kibatandukanya gikwiye kutabaho, gikwiye kuvumwa, gikwiye kwamaganwa. Ni umwuka wa Satani n'imbaraga zikuzimu. Umugabo n'umugore bakwiye kubana akaramata. Bati umugabo n'umugore bakwiye kubana akaramata, ariko siko uyu munsi bimeze. Kandi iyo uganira n'abantu batandukanye baravuga bati ko muvuga yuko gutandukana ari bibi, ariko tukabona abakozi b'Imana babikora kandi bakabaye batubera icyitegererezo. Abandi bakavuga bati se aho kugira ngo ubane n'umuntu uhorana agahinda n'umubabaro ejo uzanarimbuke kubera ko uhora utekereza nabi, ntiwamureka ukagenda. Ariko bakibagirwa ko niyo ugiye nanone ibyo ugiyemo nabyo bishobora kukurimbura uramutse utabaye maso. Alex, hari confusion cyangwa gucanganyikirwa biri mu mitwe y'abantu ku kintu cyitwa divorce. Gira ukuntu udufasha guha mu nararibonye yawe, bien sûr ukunze kuvuga kenshi ati ndavuga nkanjye Alex, hashobora kuza undeje akavuga ukunda byumva cyangwa nawe udukurikiye ukagira uko byumva. Ariko mu nararibonye yanyu na Bibiliya nkunze kuvuga ko iki kiganiro kigamije kubaka umuryango, gushira kuri kintu cyose cyazana gusenyuka k'umuryango muri rusange ku isi yose. Turifuza umuryango Imana yaremye itekereza. Niki watubwira gishobora gukuramo iyi confusion iri mu mitwe y'abantu? Ese
wakwihambira umuntu mpaka akazakwica? ese wahora ubabazanya n'umuntu ubuzima bwa burundu? ese za ese ni nyinshi mu mitwe y'abantu, ndetse n'ibyemezo bafata kenshi tubona bitandukanye. none Alex, undi anaribonye, tubabarire tubwire iki kibazo ubundi kirakomoka he? mu isi y'umwuka gihagaze he? Imana ikivugaho iki? Imana iguha umugisha. ntekereza ko Imana ibabaye. Imana ibabaye kubera igihe turimo, wenda biraba ngo nta kiriho kitigeze kubaho na mbere. Ibi n'ubundi byagiye bibaho, gutandukana, gusenda, kubyibazaho, cyane ko hari n'ababishyize mu mategeko yabo bemera nyine gutandukana, amakontra, ibintu byinshi cyane. Imana irababaye nk'uko ibabajwe n'ibindi byinshi, nk'uko ibabajwe n'ubutinganyi, nk'uko ibabajwe n'abantu bica abandi, nk'uko ibabajwe n'abiba, nk'uko ibabajwe n'abasambanyi. Na divorce irayibabaje kuko si ubwo bushake bwayo, si ubwo bushake bwayo. Wavuzemo ikintu uravuga ngo none se ngo niba umukozi w'Imana ngo atandukana n'uwo bashakanye akongera akanashaka, ngo kandi yarakwiye kubera urugero abantu, urumva byamaze guteza ikibazo. Iyo uri umuntu uri imbere y'abantu, abantu gufata nk'icyitegererezo, hanyuma ukananirwa kubaka, ukongera ugasenya, ukongera ugashaka, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kubihame yuko icyo wa mukozi w'Imana yakoze n'abandi cyemewe. Reka mbyite gutyo ko Imana icyemera. Bibiliya iravuga, umwanditsi wayo yavuze ngo dutumbera Kristo wenyine. Uranyumva neza? Dutumbera Kristo wenyine, ntabwo dutumbera umukozi w'Imana runaka. Umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana mu gihe cye, Imana imukoresha ibintu runaka. Ariko azana Bibiliya, azana ijambo ry'Imana, azana indangagaciro z'Imana. Iyo zimunaniye kuzubahiriza, ntabwo bivuga yuko tugendera mu byo yagendeyemo. Icyo mbanze nkigorore, ni abantu benshi batangira neza bakarangiza nabi. Ntabwo rero dukwiriye kubitindaho. Umukozi w'Imana ariko ni umuntu, sibyo? Wambaye inyama n'amaraso nk'uko nanjye n'undi wese afite inyama n'amaraso. Rero mbona divorce harimo ikintu bita kwikunda. Kwikunda, wananiwe guhagarara ku cyo wemeye mbere kubera ibihe runaka, utangiye noneho kumva hari andi mahitamo ufite. Urumva harimo ugiye usesengura neza, umuntu arimo arakubwira ati ngiye ndumva ndemerera kubera ibi n'ibi, ariko mbere batangire ibyo wenda yari abizi, ariko igihe kikagera kumva nta kibishaka. Rero urumva intege nke z'umuntu, kwikunda k'umuntu, kudashobora guhagarara ku ijambo, ibyo byose bituma umuntu abatse umuntu ntandukana nawe, ninde uri bunyice, ninde umfatiraho. Kera umuryango waga wubatse ukuntu umugore yarahukanaga, yagerayo bakamwicaza, ba nyirasenge bakamwicaza, bakamugira inama, bakumva uko ikibazo kimeze. Na wa mugabo wasenze umugore bakamuganira, si ikibazo kimeze gute, bakati ntago bikwereka tujye gucyura umugore, bakabaca inzoga, imiryango ikongera igakosora ibintu. Uyu mwanya umuntu ava ati nta muntu untegeka, ni ngewe wamwishakiye, ni ngewe wamwikundiye. Bivuze ngo hari impamvu nyinshi zorohereza abantu gutandukana zihari uyu munsi, ariko nubwo zihari, nubwo bibaho, ntabwo ibyo bakoze Imana ibyishimiye. Dukwiriye kuba turi abantu bahagarara ku kuri, ku byo twemera, ku byo twiyemeza kugeza iteka ryose. Niba tuvuga ngo sindishimira ko atazantema, atazanyica, atazangirira, ndabyumva. Kubw'umutekano ushobora kuba ugiye ku ruhande k'umuntu yaje afite umujinya, yanyweye itabi, yanyweye ibiyobyabwenge, yanyweye inzoga, yasinze, cyangwa se afite hari ukuntu bitameze neza. Ibyo ni ibisanzwe. Umuryango dufite uko dukemura amakimbirane, ndetse no muri sosiyete ya Gikristo, mu muryango w'Abakristo, ibyo ni ibintu bisanzwe. Amakimbirane abaho, kutumva ikintu kimwe, kuba umwe yakosheje, ni ibintu bisanzwe. Ariko ntibikwiriye kuba impamvu yo kumva ko inka zacitse amabere, ibintu byarangiye, ngewe umuntu agatangira ngende runaka ndakwereka ko nta. Oya, habeho gutuza, habeho kongera guca bugufi, habeho kongera kwibuka wa muntu ukimukunda, ukimurambagiza mbere, byo wamusezeranyaga, ibyo yagusezeranyaga, murebe ukuntu mwakosora ibintu. Ndi mu ruhande rw'abantu bagarura abantu ku ngo ziri mu bibazo, ku ngo
kubifuza gushaka bafite impungenge kubera ibyo babona ko Imana ntiyemera divorce kandi Imana ntidufata ku ngufu ngo tugerekeho imitwaro. Oya, ahubwo iyo twemeye kubana n'Imana bidushoboza kwihanganira byose mu rugendo rwacu, kuko ntabwo ari urushako rubamo ibibazo gusa, no mu kazi habamo stress zako, n'uwiga yiga avunika, ikintu cyose muri ubu buzima gisaba igitambo. Hari abantu bashaka ibintu biborohera gusa bikaba biboroheye, byagera ku babyeyi sinshaka ibise bazantere bazamba. Nuvuga ngo abantu bari mu kirere cy'uko ibintu bashaka kubigeraho biboroheye. Sinzi niba ubibona, amafaranga abantu bashaka gukira biboroheye badakoresheje systeme yo kubiba no gusarura, bashaka ibintu byiruka, ibintu byose byorohe. Uwo mwuka rero ni umwuka mubi usenya ibintu cyane. Ntabwo uri muri divorce gusa bangu niboneye undi muko bashaka ibintu byorohereza ubuzima. Abantu banakomerekejwe na byinshi noneho kubera experience y'ubuzima n'iki, no kuba barabonye ko Imana urakora divorce ntikwica kati dongera nishakire, kuko bazi ko nta kintu biri bubatware. Ariko tugaruke haba indangagaciro zacu. Ese uratandukanye b'abana, uzi ikibazo bateyemo? Elize, abana bakuze kwa papa kwa mama ntibabana, ibibazo mwamaze gusenya umuryango. Ntimusenye uwanyu gusa, musenye n'uwabariye abana bavukiye muri divorce, bavukiye muri ibyo bibazo. Mu rwego rero kugira ngo wubake, renga kubyo urimo gupfana umuntu wawe, ujye ku cyo mupfana. Imana yavuze ngo mubaye umuntu umwe, mugomba kubana akaramata. Tubona n'ibibazo bigirana ibihugu, abaperezida bacu bakica ati turimo turabikemura, nyamara ejo umuriro wakaga bimeze nabi, ariko hari ukongera kuba ati icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Bya bihugu bikongera bigakemura ibibazo bikabana mu mahoro. Rero ibi birenze ibihugu, ni ubuzima bw'iteka wiyemeje kubana na wa muntu. Icyo Bibiliya ivuga ku gutandukana n'umuntu mwashakanye ni urupfu rwonyine, nta kindi. Ikirenze kuri icyo sindi kumwe nacyo. Haba ibibazo bigashakirwa ibisubizo, haba ingorane zigashakirwa ibisubizo, ariko ubundi urupfu nirwo rukwiye kuba rutandukanye umuntu n'undi. Izindi detaye umuntu ukubwira ngo naribeshye, nari nahubutse, naje gusanga atari we iki, ariko wafashe icyemezo gifashe. Alex arasa nk'aho aduhaye ubutumwa bukomeye, ati wemenya gusa yuko gutandukana Bibiliya itabyemera ari kimwe mu bindi byaha, wicara uzi yuko uri mu cyaha. Rero mbese mu ncamake be kwitera ikinya, be kwiha morale, be gushakisha impamvu zibashigikira, bamenye ko bari mu cyaha tout simplement. None se Alex, uyu hari umuntu ushobora kuba ukurikiye iki kiganiro cyacu, wenda yaratanye akaba yarashatse, akaba ashobora kwibaza ati uyu munsi ndi muzihe ngaruka, uru rugo rwanjye ruri muzihe ngaruka, ese gwitwa ngo iki? Nditwa ko ndi kumwe n'umugore w'abandi, nditwa ko natwaye umugabo w'abandi, ese ugasanga biramucanze. Uyu munsi hari umuntu rero wadukurikira ariko yarasenya kongera agashaka, bikaba bigiye kumucangamo gatoya, akavuga ati se none kugira ngo mve mu cyaha n'urundute, ese nabigenza gute? Ariko ndanabaza ngo aba bantu ni izihe ngaruka zishobora kuba ku nshako zabo uyu munsi? Unasubiza uwo muntu ushobora kuba confused aka kanya, avuga ati ni ukuvuga yuko ubwo natwaye umugore wahoze ari mariye cyangwa umugabo wahoze ari mariye, ni ukuvuga ngo mbana n'umugabo w'abandi. Biragoye gusubizamo iki kibazo, kuko urumva umpaye noneho kuvugana n'umuntu wamaze gutana, nyuma yo gutana kongera agashaka. Hari iki ijambo ry'Imana rivuga, ari nacyo namaze kuvuga, ko Imana ntiyemera divorce. Hari aho Paul yageze abwira abakona bati noneho reka mbabwire nkanjye Paul, ababwira ku kibazo cy'umuntu uvuga ngo ntandukanye n'uyu muntu ambereye umupagani. Wenda sintekereza ko iyo abantu bajya gutandukana ari uko wenda bose baba ari abanyamafuti ku rwego rumwe. Hari igihe usanga harimo nyirabayazana uri hejuru, uri ku ruhembe rwabyo. Paul aravuga ngo niba uri umwizera, ufite ingeso nziza,
ukora ibyo ugomba gukora byose usabwa n'amategeko y'umuryango kugira ngo wubahirize inshingano zawe muri rwa rushako. Ariko mugenzi wawe mwubakanye akakubaho nk'umupagani, agakora ibintu bidakwiriye, ashobora kuguharika, agafata abandi bagore akazana aho mu nzu cyangwa mu gikari cyangwa hehe akakuzaniraho abandi bagore, ashobora kugusaba gukora ibitemewe mu mibanire y'umuryango, wenda mu mibonano mpuzabitsina, akagusaba ibintu by'ihohotera utemeranya nabyo. Paul aravuga ngo iyo uwo muntu yahisemo inzira, nayita wenda inzira, hari igihe bavuga inzira y'ubunyamaswa bitewe n'ibikorwa umuntu akora, hari igihe bavuga inzira y'umwijima bitewe n'uko akora iby'ubupaga, hari sinzi uko nayita iyo nzira, ariko niba atahisemo ko mubana neza, agahitamo ibye ku ruhande, yakwemereye kugukunda, none urukundo yarukuvanyeho yarujyanye ku bindi, aravuga ngo wikwihutira gutandukana n'uwo muntu, kuko wenda kuko uri umwizera, wa mugabo azezwa ku bwawe, Imana imugirire neza imusange ahinduke, ko Paul avuga. Ariko nanone yabinanze, ntabwo uhambiriwe ku muntu wavuye mu isezerano, yanze kuribamo. Icyo mwemeranye ni ugukundana, ni ugufashanya, ni ugushyigikirana, ni ukuba umwizerwa kuri we, nta gushyireho abandi bagore. None we yabyanze, nibyo yahisemo. Aravuga ngo ushobora gutandukana n'uwo muntu, ntumuhambiriweho, kuko ntago Yesu yaje azanye amategeko yo kutugira imbata z'ikintu icyo ari cyo cyose, kuba umudendezo. Ariko ikibazo gihari kinakomeye cyane hano hantu, wowe Elize ushobora kumenya gutandukana kw'abantu, kumenya umuntu uri mukuri n'utari mukuri, kubera ko uriya mugabo ashobora gutangira guca inyuma, tutazi icyo umugore amukorera mu cyumba. Wenda tuza abadamu bamwe ngire mu masengesho, akamara iminsi 30 yarabwiye umugabo ngo ndi mu cyumba cyanjye, nawe ari mu cyumba cye. Yakoze madamu biti atari ko ntuzi ko ndimo gusenga, noneho kibaza. Kandi umugore ntabwo azabwira abantu yuko atarimo kubonana n'umugabo we ngo bakore ibyo bagomba gukora byose kuri akarimo gusenga. Ahubwo tuzumva umugabo yatangiye kujya mu dukumi, umugabo yatangiye kujya mu bandi bagore, kubera abagabo ntibakunda kuvuga ibintu byinshi, baricecekera ko badakunda kwiyandarika. Rero kazasanga twe turatera amabuye umugabo waciye inyuma, twirengagije umugore umaze iminsi 30 yaragize gute, yaranze kubonana n'umugore, ngo nuko ari mu masengesho. Bivuze ngo rero hari abantu bajya kongera gushyingira, ati muze twongere tubashyingire kubera ko uriya runaka ntiyarakwiriye, dore yabaye umupagani, wowe ugomba kurengana ukatandukana nawe uze wongera ushaka. Nyamara uwo ngo barengeye bazi ngo we ni uri mukuri, wenda niwe nyirabayazana w'ibibazo byose. Bivuze ngo rero birakwiye ko abana b'Imana dukwiye kuguma hamwe. Niba rero warashatse, waratandukanye, urongera urashaka, uko biri kose, nge ntago naje hano kuvuga ngo tandukana n'uwo muntu muri kumwe hanyuma ujye kubana n'uriya mwari kumwe, kuko wenda bari kumwe nawe yarongera arashaka, yashatse undi. Urumva urwo ruhererekane rw'ibintu byose biri aho ngaho. Icyo turimo kuvuga ni ukuri kw'Imana kuri ibi ngibi. Niba ugarutse ukaba ushaka gukemura, hari n'ababikora batabizi, atazi ko nta kibazo kibirimo, ariko nyuma akavuga ati ko naba ndi mu cyaha, ubuse sinzarimbuka, ubuse sinzajya mu muriro, usinzagira gute. Ibintu byose umuntu akoreye mu butamenya, hari ingingo imurengera, hari ubuntu bw'Imana bumurengera, kuko yakoreye mu kutamenya, yakoreye mu kutamenya. Ariko umuntu wese ukoreye urenze ku cyazi, ndimo kwiba mbizi, ndimo gusambana mbizi, ndako ari icyaha, nzi ko hari n'ibihano byabyo, nkakomeza ubwo buzima, nzacirwa urubanza kuri icyo kintu, Imana izabimbaza. Ibyo ngomba kubyitegura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nta banyabyaha bazagira gute, bazinjira mu ijuru, mu bwami bw'Imana. Nta banyabyaha bazinjira mu bwami bw'Imana. Igihe cyose umwuka w'Imana kwemeje kuri mu cyaha, wegera Imana. Niyo yonyine, ntabwo ari twebwe dukuraho ibyaha abantu wakoze ibi, sosiyete iragira gutya. Oya, hari n'ibintu nk'ubusa umuntu iyo yibye amafaranga yangiza akayarya kandi adafite ubwishyu. Hari ibintu byinshi muri sosiyete bibaho, ugasanga n'Imana ifite uyu muntu yakoze ikintu
ntiyarabizi inyuma amenya ukuri. Ese ndatandukana abana nge turabarera gute? Hari ubuntu bw'Imana buri aho ngaho, ariko birasaba ko muza kuba mwemeranya ko muzi ukuri, mukigisha abana banyu ibyo twakoze ntimuzabikore, mukigisha abandi ku ruhande ibi twakoze ntibizabihamye by'uko ari ukuri. Nk'ibi bintu byo kwishimira ngo nese ko twabikoze twabaye n'ubundi ntacyo uri bube, kuko Imana ntabwo ije gukubita agafuna, ariko hari ingaruka zabyo hano mu isi, hari n'ingaruka zabyo imbere y'Imana. Ko wari ubizi ko umuntu abana n'undi akaramata, umuntu wa mbere wamusezeraniye isezerano, wibuka umugore wawe wo mu busore, uvuga ngo hari isezerano watanze, kuki warivuyemo ukajya mu rindi ukava? Ibyo ni ibintu tuzabazwa. Abantu ntibarye ngo bidamararire barenge ku kuri bakuzi kubera gushyigikira irari ry'imibiri cyangwa se n'intege nke zabo, bumve ko Imana yahindutse. Imana ntiyahindutse, kuri ntikwahindutse. Kandi ko tubabwira igihe cyose uzi kuri mu makosa, uzi ko warenze kuko Imana ivuga, ukwiye kuba wegera Imana ukayibwira nkora iki, Imana ibane nawe ariko ufite umutima utagucira urubanza. Ndumva ari cyo navuga. Arakoze cyane umutumirwa wacu Alex. Tuganye ku musozo, arashoje atugira inama ati nyaboneka niwumva mu byo twavuze hari ikigucira urubanza, nta kindi kintu na kimwe kindi cyakurengera uretse amaraso ya Yesu. Subira ku ifatiro utakambira Imana, wiyunge nayo. Ndumva aduhaye umuti urambye, ntiwinangire, ntuvuga ati n'ubundi ntacyo nyibikozeho. Buri Imana, umwuka w'Imana ujye uyobora abantu igikwiriye kuba mwumvira. Ariko rero ndagira ngo niba wenda ukurikira iki kiganiro ukumva hari inama ukeneye, ukumva hari amasengesho ukeneye, ukumva uratsinzwe ariko ukeneye ubujyanama bw'uburyo wakwikura musi y'uwo muvumo, wahamagara kuri 0788350413. dushobora kuguhuza n'uyu mukozi w'Imana cyangwa n'undi wese wakwifuza, cyangwa ugahabwa ubundi bujyanama. Twese hamwe dufatanirize hamwe kurinda amahoro y'umuryango. Ikintu nungutse nk'umukozi w'Imana ari kuvuga turinde n'ubugingo bwacu. Hari ibyemezo dufata tukazanezerwa hano ku isi ariko tukazarimbuka, kandi twaririnze kwiba, kwica, kuroga, ukarimbugwa n'ikintu kimwe wafatiye icyemezo gishingiye mu cyaha kubera ubutamenya. Alex, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Imana ibahe umugisha. Shimiye cyane n'abakurikira aba followers b'inkingi y'umuryango, mujye mutwandikira mutubwire uko mubyumva, namwe mutubwire uko mutekereza ibi biganiro byose tuba tuvuga. Ese mubona koko ari ibyo tuvuga, hari icyo watwongereraho, hari icyo waza nawe ukabwira abantu. Sipiriyano, nawe Imana iguhe umugisha, bo badufashije gufata aya mashusho. Imana y'amahoro ikomeze bane natwe twese. Murakoze.